tugaruke ku bukwe bwa Miss Vanessa Raissa Uwase. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bakobwa b'ikimero beza bazwi hano ndetse b'abanyamideli, akaba rero yamaze gushinga urugo ku munsi w'ejo rero nibwo yakoze ubukwe n'umukunzi we. Uyu mukunzi we rero bakaba ngo bari uyu mugabo rero witwa Coach Gael aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe ko agomba kuzana Chris Brown ngo kandi nta kizamubuza ngo abantu babyubahe. Diamond Platnumz rero amaze iminsi ari ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse ku munsi w'ejo akaba yarakoze igitaramo cy'amateka agikorera ahitwa Albert Hall i Londres, aho rero ari igitaramo cyasurukije abantu bari bakitabiriye ari na benshi cyane. Uyu Diamond rero akaba yaragiye performinga zimwe mu ndirimbo ze zikunzwe cyane, ndetse abantu baranabyishimira cyane. Turabasuhuje inshuti mwese dukomeje kubana mu biganiro tugenda tubagezaho binyuze kuri YouTube channel yacu, twizeye ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba muri Africa, East Africa, South Africa, mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba bwa Afrika. Mwese tukaba tubasuhuje, ndetse n'abari i Burayi, ku mugani w'i Burayi. Turabizi ko hari abadukurikira bari mu gihugu cy'Ububirigi, mu gihugu cy'Ubudage, mu Bwongereza, mu Faransa ndetse n'ahandi hose muri ku mugabane w'u Burayi. Turabakunda cyane. Ikindi nuko tugiye muri Amerika. Muri Amerika naho tubafite abakunzi bacu, namwe tukaba tubahaye ikaze tunabasuhuje, ndetse tugiye no ku mugabane wa Aziya, namwe rero tukaba tubasuhuje tubahaye n'ikaze kuri uyu mwanya. Noneho uyu munsi ni showbiz time, nkuko rero mwagiye mubitugaragariza mubidusaba muvuga muti muzajye mutuzanira n'amakuru agendanye n'imyidagaduro, turahari ku bwanyu. Ubu rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cya showbiz cya mbere kuri uyu munsi, aho rero tugiye guhera ku nkuru ikomeye cyane y'umuhanzi Chris Brown. Chris Brown rero ni umwe mu bahanzi bakomeye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi rero impamvu tumugarutseho cyane nuko akomeje kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umugabo witwa Gael Kalomba. Uyu nguyu rero akaba ari azwi cyane nka Coach Gael, akaba ari nawe washinze inzu ikora ibigendanye n'imiziki ndetse ifasha abahanzi yitwa 155 AM. Uyu mugabo rero witwa Coach Gael aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe ko agomba kuzana Chris Brown ngo kandi nta kizamubuza ngo abantu babyubahe. Uyu mugabo rero bikaba byaratumye yerekeza no muri Afrika y'Epfo, aho muri iki cyumweru yari ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo, aho yagiye mu rugendo shuri niko navuga, kuganira n'abazanye Chris Brown muri Afrika y'Epfo, ubwo yazaga kuhakorera igitaramo. Ni inzu yitwa Agence Creative, nibo rero bari bazanye uyu mugabo witwa Chris Brown. Akaba rero Gael kimwe mu bimuraje ishinga ari kuganira nabo, akababaza icyo byabasabye kugira ngo bazane Chris Brown mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yaba ibigendana na logistic cyangwa se ibikoresho biba bikenewe kugira ngo uyu muhanzi ajye kuri stage, dore ko ari umwe mu bahanzi bisaba ko uba ufite ibikoresho biri kuri standard yo hejuru ku rwego mpuzamahanga kugira ngo Chris Brown akwemerere kuba yaza gukorera igitaramo iwawe. Chris Brown rero ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane n'urubyiruko, cyane cyane mu njyana ye ya R&B. Akaba rero nkuko Coach Gael yabitangaje, nta gihindutse Chris Brown dushobora kuzamubona mu gihugu cy'u Rwanda, yaje gutaramira mu gihugu cy'u Rwanda nyine hano i Kigali birumvikana. Ubwo aheruka gukora igitaramo muri Afrika y'Epfo, igitaramo cye cyitabiriwe n'abantu bangana n'ibihumbi 90 bari muri stade yitwa Johannesburg NF Stadium. Uyu mugabo rero Chris Brown byumvikana ko ari umwe mu bahanzi bakurura urubyiruko rwinshi, ndetse afite n'abakunzi hirya no hino ku isi. So Chris Brown kumuhagurutsa rero ntabwo ari ikintu cyoroshye. Chris Brown kumuhagurutsa bigusaba kuba ufite ikofi cyangwa se ufite amafaranga ahagije, kuko
Chris Brown ngo ni hagati ya miliyoni 300 z'amadolari ndetse na miliyoni 1 y'idolari, ni hagati y'ibihumbi 300 by'amadolari ndetse na miliyoni 1 y'idolari kugira ngo ahagurutse Chris Brown. Ese bizakunda ko Coach Gael azana Chris Brown hano mu Rwanda? Nibyo gutegereza tukareba. Gusa siwe muhanzi ukomeye wabuje hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko twagiye tubona abahanzi nk'aba niyo waje gutaramira abanyarwanda mu bitaramo byo kwita izina yari ahari. Igitaramo kigiye nanakitabiriye, byari ibintu byiza cyane. Hari abahanzi nk'aba Burna Boy nawe yigeze kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse utibagiwe bitwa ba Davido bagiye baza, ndetse abitwa ba Shaggy, abitwa ba Sean Paul mu bihe byabo baje hano mu Rwanda. Pisco yagize hano mu Rwanda, ariko Chris Brown bavuga ko ari urundi rwego. Turategereje rero, byaba ari ibintu byiza cyane kubona Chris Brown aje gutaramira abanyarwanda hano i Kigali. Turagaruka mu kanya. Waba ushaka ibikoresho byiza byo gukodesha, ufite ubukwe, wabuze umuntu ugutekera neza, uri umutetsi, wabuze ahantu wakodesha ibikoresho byiza byo mu gikoni, tubafitiye amasahani meza atandukanye, amasorori meza wateguramo ibyo kurya, standi zitandukanye uterekaho amasorori bigasa neza. Dufite amadishi meza agezweho y'amoko atandukanye n'amabara atandukanye, hari aya zahabu akunzwe cyane, hari n'aya silver. Urahasanga za water boiler benshi bita teremusi, kuva kuri litiro 50 kugeza kuri litiro 18. Hari juice dispenser zigezweho, stand uteguraho imbuto na deseri. Tubafitiye ibyokezo binini n'ibito, hari intebe za Chanel n'iza plastic. Tubafitiye big tent, medium tent na small tent. Kuri ba bantu batekera ubukwe, hari ibikoresho byose mwakenera, nk'imbabura, amasafuriya, ibikarayi n'ibindi bintu byose bijyanye nabyo. Dutekera ubukwe, bride shower n'ibindi birori byose. Udushaka wadusanga i Nyamirambo kuri 40 iruhande rwa Dialogue. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0784 90 68 30 na 0788 61 39 88. Reka tugaruke nanone, tugaruke mu nkuru zacu z'imyidagaduro kuri uyu munsi. Nk'uko twatangiye tubibabwira, uyu munsi ni imyidagaduro ku ruhembe cyangwa se kwisonga. Reka tugaruke ku muhanzi Ariel Ways. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bahanzi b'abakobwa bigaragaje cyane mu myaka ishize, nyuma yuko uyu mukobwa yararangije kwiga ibigendanye n'umuziki kuri Nyundo Creative Art School, aho rero yize ibigendanye n'umuziki, nyuma ndetse akaza agakora imiziki igiye itandukanye ndetse igakundwa n'abantu benshi. Ubu rero hari inkuru nziza cyane kuri uyu mukobwa ukoze amateka akomeye cyane atarakorwa n'undi muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho rero yamaze gusinyana amasezerano n'inzu ikora ibigendanye n'imiziki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta yindi yitwa Universal Music Group. Ikaba rero ari inzu iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikaba ifite n'icyicaro hano mu gihugu, hano ku mugabane wa Afrika, aho rero ikorera no mu gihugu cya Kenya. Ariel Ways rero akaba yamaze gusinyana amasezerano n'iyi nzu ikora umuziki, ndetse ikaba yaragiye inakorera n'abahanzi bakomeye cyane barimo bitwa ba Taylor Swift ndetse n'abarimo ba Drake. Byumvikana ko ari inzu ikomeye ihanganye n'inzu bita Sony. Nizo nzu zikomeye hano ku isi mu gukora ibigendanye n'umuziki ndetse no gukorana n'abahanzi no kuzamura abahanzi. Ariel Ways rero ngo hari hashize igihe kingana n'umwaka aganira n'aba bagabo kugira ngo bakorane. Ni inzu rero ishobora kumugeza kure cyane ugereranyije n'aho yarari, kubera ko iri ku rwego mpuzamahanga ndetse yagiye promotinga abahanzi ku rwego rukomeye cyane. Ariel Ways rero ngo baganiriye mu gihugu cya Kenya, n'ibiganiro bimaze umwaka bareba uburyo bw'imikoranire, banasesengura ibyaba bikubiye mu masezerano n'icyo buri wese agomba kuzabona muri iyi diro, niko navuga. Ariel Ways rero akaba ari nawe muhanzi wa mbere ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda usinyiye iyi nzu. Byumvikana rero ko ari agahigo cyangwa se ibintu byiza kuri we. Iyi groupe, iyi Universal Music Group rero ni imwe mu masosiyete atatu akomeye ku isi atunganya umuziki, yo na Sony Music Entertainment ndetse na Warner Music Group ifite inkomoko mu gihugu cy'Ubufaransa. Aba rero bakaba baje gushora imari muri Ariel Ways
uzwi cyane mu ndirimbo yitwa Away yaririmbanye n'uwitwa Juno Kizigenza ndetse indirimbo ikanakundwa cyane. Numwe muhanzi rero tugiye kwitega ku ndirimbo nshyashya ndetse n'ibitaramo bigiye binyuranye afashijwemo n'iyi nzu yitwa Universal Music Group. Reka tuve kuri Ariel Ways tuze noneho tugaruke hano kuri Iwacu Muzika Festival. Ni uruhererekane rw'ibitaramo bitegurwa na MTN Rwanda babifashijwemo na EAP ya Bobo. Iragarutse rero ku nshuro yayo ya gatanu kuko ni irushanwa ni ibitaramo byatangijwe na MTN mu mwaka wa 2020. Iyi nshuro rero ruraba ari ibitaramo bije ku nshuro ya gatanu, aho rero bigomba kuba muri uyu mwaka wa 2025. Bakaba rero MTN baramaze no gutangaza abahanzi bazaba bari muri ibi bitaramo bizenguruka igihugu cyose buri mu mujyi wa Kigali ndetse bakagira no mu ntara. Ni ibitaramo bigamije kuzamura umuziki nyarwanda ndetse no kwegereza abahanzi nyarwanda abakunzi babo aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Byumvikana ko iba ari inyungu nini cyane kuri aba bahanzi kubona audience igitandukanye mu gihugu hose. Ibi bitaramo rero bigiye kugaruka ndetse MTN ikaba yamaze gutangaza yuko umuhanzi uzaba ari mukuru cyangwa se the main artist ari nawe rero uzajya uririmba nyuma kwa kundi abandi bahanzi bose baba bamaze kuririmba. Uyu nguyu rero the main artist akazaba ari uwitwa Ruhumuriza James uzwi nka King James rero akaba ari umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muziki nyarwanda, umwe mu bahanzi bubatse izina rikomeye, umwe mu bahanzi baririmbye indirimbo zigenda zikundwa cyane. Akaba rero King James azaba ari we muhanzi mukuru muri ibi bitaramo aho bizagenda bizenguruka mu gihugu hose. Ni ibitaramo bizana abahanzi benshi, bizana abanyamakuru, bizana aba DJs, bikabahuza ndetse n'abakunzi babo aho baba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Rero uretse King James uzaba ari the main actor, bivugwa ko mbere yo kugira ngo bamwemeze hari n'abandi bahanzi babanje kuganira, ariko ibiganiro ntibyagenda neza. Mu bo baganiriye harimo uwitwa Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben. The Ben rero ngo baraganiriye bashaka ko ari we waba the main artist, ariko ibiganiro ntibyagenda neza ngo bivugwa yuko ngo yaba yarabatse amafaranga atari makeya hafi miliyoni 100 z'amanyarwanda. Bituma rero ibiganiro byabo bitagera ku byifuzo byabo. Si nawe gusa ubwo bavuganye na Bruce Melody rero nawe bakaba baraganiriye, ariko nawe biza kurangira nyine batumvikanye cyane ko Bruce Melody mu bivuga ko afite indi mishinga ikomeye cyane azaba arimo mu gihe bino bitaramo bizaba biri kuba, ariko hakazamo n'akandi kantu k'amafaranga nawe ko ari umwe mu bahanzi nyine burya ngo bakosha, umwe mu bahanzi baca amafaranga atari makeya. So mu bandi bahanzi rero bazaba bari muri ibi bitaramo harimo uwitwa Riderman akaba rero nawe ari umwe mu bahanzi bazaba bari muri ibi bitaramo, umwe mu baraperi bakunzwe cyane n'urubyiruko, cyane cyane ku bakunzi ba hip hop. Bizaba ari ibintu byiza cyane kwakira uyu mugabo witwa Riderman uzaba aririmba muri ibi bitaramo. Hakaba rero hazaba harimo uwitwa Nengabo, umwe mu bapeti bahagaze neza cyane, si umwe mu bahungu bahagaze neza cyane mu bigendanye n'isoko ry'umuziki hano mu Rwanda, aho rero akomeje kubifashwamo na Kina Music iyobowe na Clement, umwe mu producer nabo bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nengabo rero nawe azaba ari muri ibi bitaramo bizazenguruka igihugu cyose byateguwe na MTN byitwa Iwacu Muzika Festival. Uretse we hazaba harimo uwitwa Juno Kizigenza, n'umwe mu bahanzi bakunzwe cyane n'urubyiruko, nawe rero akazaba ari muri ibi bitaramo, azwi cyane mu ndirimbo za Praise Me, nka Formula, indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu Juno Kizigenza nawe akaba ari umwe mu bahanzi bazaba bategerejwe muri ibi bitaramo, ndetse na Kevin Kade
azaba ari muri ibi bitaramo. Byumvikana ko rero aba ni bamwe mu bahanzi bazaba ari muri Iwacu Muzika Festival itegerejwe muri uyu mwaka. Ubwo byinshi kuri rushanwa, byinshi kuri ibi bitaramo tuzakomeza kujya tubigarukaho mu biganiro byacu bizagenda bikurikira. Turagaruka mu kanya. Burya ubwiza bw'inzu yawe bijyana n'agaciro k'ibikoresho birimo. Waba ukeneye intebe nziza zifite carte yo hejuru, ese kandi waba ukeneye TV stand, waba ukeneye garde-robe nziza kandi zikomeye, ibitanda by'ubwoko bwose ndetse inzugi z'akataraboneka, ese waba warakeneye berceau z'abana nziza kandi zijyanye n'igihe, ndakurangira Nikki Furnitures. Nikki Furnitures bakorera mu Gakinjiro ka Gisozi, ndetse n'icyo wishimiye cyose uhita ukibona mu gihe gito cyane. Hamagara nomero 078 20 53 92 8. Nikki Furnitures, the beautiness of your house, our priority. Reka tugaruke mu makuru ya showbiz today, cyangwa se showbiz uyu munsi. Ubu noneho tugiye kwambuka tujye mu gihugu cya Tanzania. Muri Tanzania rero turagaruka kuri Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi bubatse izina rikomeye cyane, yaba hano muri Afrika ndetse no ku isi hose. Uyu rero Diamond ni umwe mu bahanzi bayoboye Afrika mu gukora umuziki ugakundwa n'abantu benshi cyane muri Afrika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Ni umwe mu bahanzi bakomeje kugenda bakora ibitaramo bikomeye cyane. Diamond azwi cyane kuri performance ziteye ubwoba, imbyino zikundwa n'abantu benshi. Ni umwe mu bahanzi bategura stage ye ikaza imeze neza, ndetse abitabira ibitaramo bye bakava mu bitaramo bishimye, banyuzwe koko n'ibyo yabahaye. Diamond Platnumz rero amaze iminsi ari ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse ku munsi w'ejo akaba yarakoze igitaramo cy'amateka agikorera ahitwa Albert Hall i Londres, aho rero ari igitaramo cyasurukije abantu bari bakitabiriye ari na benshi cyane. Uyu Diamond rero akaba yaragiye performinga zimwe mu ndirimbo ze zikunzwe cyane, ndetse abantu baranabyishimira cyane. Diamond rero akaba yaranateguye igikorwa cyo gusuhuza abafana, icyo bita meet and greet. Ibi ngibi ni ibintu bikorwa n'abahanzi bafite izina kugira ngo begerane n'abafana babo, bifotozanye, baganire. Diamond rero akaba yari yateguye iki gikorwa cyo guhura n'abafana be hariya ku mugani w'Uburayi. Byumvikana ko hari abari baturutse mu bice bitandukanye byo mu bihugu by'Uburayi, ndetse n'abari mu gihugu cy'Ubwongereza, bakaba bari baje ku bwinshi. Rero ayo mahirwe rero yo gutaramana cyangwa se gusuhuzanya na Diamond, nayo ni amahirwe batagombaga gupfusha ubusa. Gusa ntabwo byari byoroshye, kuko byasabaga amapawundi 55 kugira ngo ubashe guhura na Diamond musuhuzanye. Byumvikana ko ari ikintu cyerekana ko abahanzi nyafurika nabo bashobora gukora ibyo abahanzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se no ku mugabane w'Uburayi bagiye bakora, ndetse bikinjiza n'amafaranga menshi. Urumva guhura na Diamond ukishyura amadolari 55 mu gihe kitarenze n'umunota umwe, urumva ni business cyangwa se ni ibintu nanone abantu bakwiye kwigira kuri Diamond Platnumz. Dusaba n'abahanzi b'Abanyarwanda kwigira kuri Diamond. Ikintu cya mbere wigira kuri Diamond ni ugukora, kuko Diamond Platnumz ni umwe mu bantu bakora, nta gahenge yaguha mu gusohora indirimbo, kandi arasohora indirimbo ziri ku rwego rwo hejuru. Ikindi ni umwe mu bantu bategura ibitaramo. Stage ya Diamond iba ari stage buri wese yakwifuza kuba areba. So ubwo rero twizere ko n'abahanzi bacu ba hano mu Rwanda bashobora kuzagera kuri uru rwego rwa Diamond, ndetse why not bashobora no kurushaho. Diamond dore ko yagiye aza no gutaramira hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'umwe mu bahanzi baje hano mu Rwanda kenshi. Diamond rero akaba yerekeje ari muri iyi tour ku mugabane w'Uburayi, nyuma y'uko mu minsi yashize hatangajwe n'amakuru yagiye hanze, ari asa nkaho nawe yemeje ko yamaze gushakana n'umuhanzikazi witwa Zuchu, wahoze
mu nzu ya Wasafi Records yashinzwe na Diamond, nubwo Diamond atari nawe wenyine washinze kuko hari abo bafatanyije, ariko mu minsi yashize rwose hacicikanye amakuru yuko Diamond yamaze gushakana n'uyu muhanzikazi witwa Zucu, ndetse Diamond ajya kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza muri iriya tour arimo, hagaragaye amashusho yerekana Zucu aherekeje Diamond, ndetse ubona ko Zucu asa nkaho afite amarangamutima menshi, yerekana ko azakumbura umugabo we Diamond Platnumz. So reka tugaruke nanone gatoya hano mu gihugu cy'u Rwanda, tugaruke ku bukwe bwa Miss Vanessa Raissa Uwase. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bakobwa b'ikimero beza bazwi hano ndetse b'abanyamideli, akaba rero yamaze gushinga urugo ku munsi w'ejo rero nibwo yakoze ubukwe n'umukunzi we. Uyu mukunzi we rero bakaba ngo bari bamaze igihe bari mu rukundo, n'umugabo ubu ngubu kuko yabaye amaze kuba umugabo wiberaga hanze, wiberaga muri diaspora, wiberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakaba bari bamaze igihe nyine bakundana n'uyu Miss Uwase Raissa Vanessa wabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2015. Akaba ari umwe rero mu bakobwa b'ikimero ndetse banakunzwe cyane. Akaba rero ku munsi w'ejo aribwo yashakanye n'uwitwa Dylan. Uyu nguyu akaba yitwa Dylan Ingenzi, bakaba barakoze ubukwe ku munsi w'ejo. Bikaba rero ari ibintu byishimwe n'abakunzi b'uyu mukobwa witwa Miss Vanessa Raissa Uwase, wagiye uvugwa mu nkundo zitandukanye n'abagabo b'abaherwe cyane. Hari umukongomani wari ufite amafaranga menshi bigize gukunda mu minsi yashize, ariko byaje kurangira nyine badakomezanyije, nk'uko bajya bavuga bati uwawe aba ari uwawe. Yari ategereje nyine uyu nguyu Ngenzi. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibihangange n'abastar, ni ubukwe bwagaragaye neza, amafoto meza cyane. Ubwo rero reka natwe hano tubabwire tuti urugo ruhire, muzubake umuryango mwiza. Turagaruka mu kanya. Waba ushaka ibikoresho byiza byo gukodesha, ufite ubukwe wabuze umuntu ugutekera neza, uri umutetsi wabuze ahantu wakodesha ibikoresho byiza byo mu gikoni, tubafitiye amasahani meza atandukanye, amasorori meza wateguramo ibyo kurya, standi zitandukanye uterekaho amasorori bigasa neza. Dufite amadishi meza agezweho y'amoko atandukanye n'amabara atandukanye, hari aya zahabu akunzwe cyane, hari n'aya silver. Urahasanga za water boil benshi bita teremusi kuva kuri litiro 50 kugeza kuri litiro 18. Hari juice dispenser zigezweho, stand uteguraho imbuto na deseri. Tubafitiye ibyokezo binini n'ibito, hari intebe za Chanel n'iza plastic. Tubafitiye big tent, medium tent na small tent. Kuri ba bantu batekera ubukwe hari ibikoresho byose mwakenera, nk'imbabura, amasafuriya, ibikarayi n'ibindi bintu byose bijyanye nabyo. Dutekera ubukwe, bride shower n'ibindi birori byose. Udushaka wadusanga Nyamirambo kuri 40 iruhande rwa Dialogue. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0784 90 68 30 na 0788 61 39 88. Yes, turagarutse mu makuru ya Showbiz Today, dukomeza ndetse no kubashimira uburyo mukomeze kubana natwe. Inkuru tugiye gusorezaho rero, tugiye kurebera hamwe indirimbo cyangwa se abahanzi basohoye indirimbo mu mpera z'iki cyumweru. Duhire kuri Riderman. Riderman rero niwe wabimburiye abandi nk'umuraperi, akaba yashyize hanze icyo bita extended play cyangwa se EP nshya. Ni EP rero yashyizeho indirimbo zitandukanye zirimo iyitwa Royal, akaba harimo iyitwa Good Vibes, akaza iyitwa Big Bank yahuriyemo na Kid from Kigali, akaza Pina Colada na Trouble. Iyi ni EP rero yise For Fun, ikaba rero ije yiyongera ku zindi ndirimbo nyinshi yagiye akora mu minsi yashize. Ubwo rero ni zimwe mu ndirimbo zo kureba cyangwa se nimwe muri EP yo kwitega ndetse no kumva, cyane ko uyu mugabo nta ushidikanya ku buhanga afite. Undi muhanzi wasohoye indirimbo nshya yitwa King James. King James rero yashyize indirimbo ya gatatu mu zigize album ye yise Moana, ije ikurikira Ride or Die na Ndagushaka. Avuga ko Moana ari indirimbo y'urukundo. Iri zina rero yayihaye
akaba ari izina ry'umuntu risanzwe ariko baryanditse mu kinyarwanda. Uyu nguyu rero King James akaba nawe adutayemo nk'uko abajene b'iyi minsi bakunda kubivuga. Uwitwa Konfi nawe yashyize hanze indirimbo yitwa Sela. Konfi nawe n'umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane, birumvikana ko ari indirimbo yo kureba. Uwitwa Afrique uzwi cyane mu ndirimbo yitwa Agatunda na Rompe, akaba nawe yazanye indi ndirimbo nshya. Uyu musore uzwi ku izina rya Kayigire Josue akaba rero azwi ku izina rya Afrique, nawe akaba yashyize hanze indirimbo yitwa Sana. Iyi nawe rero ikaba ari indirimbo yasohotse ndetse igasohokana na video. Ni video nziza yo kuba yareba. Reka dusoreze ahangaha nshuti mwese twabanye, tunabifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza, ndetse tubifuriza no kuzatangira iki cyumweru tugiye gutangira neza, ndetse tunababwira tuti ibyiza biri imbere, yaba ibiganiro bya siporo, ibiganiro bya showbiz ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzakomeza kujya tubibagezaho kandi turi kumwe.